Samweli wa kabiri igice cya 15. Hanyuma y'ibyo Abusalomu yitunganiriza igare n'amafarashi n'abagabo 50 bo kumwiruka imbere. Kandi Abusalomu yajyaga azinduka kare agahagarara iruhande rw'irembo ku karubanda, maze umuntu wese wabaga afite urubanza rukwiriye kuburanirwa ku mwami, Abusalomu yaramuhamagaraga akamubwira ati uri uwo mu wuhe mudugudu? Nawe ati umugaragu wawe ndi uwo mu muryango naka wa Isiraheli. Abusalomu akamubwira ati umva, urubanza rwawe ni rwiza kandi ruraboneye, ariko nta muntu umwami yashyizeho kumva ibyawe. Kandi Abusalomu akongera ati yemwe, iyaba naragizwe umucamanza wo muri iki gihugu, umuntu wese wagize impamvu yose cyangwa urubanza akansanga, ntamuciriye urubanza rutabera. Iyo hagiraga umuntu umwegera kumuramya, yaramburaga ukuboko kwe akamufata akamusoma. Uko niko Abusalomu yagenzaga Abisiraheli bazaga kuburanira umwami bose. Nuko Abusalomu yigarura imitima y'Abisiraheli. Hashize imyaka 4, Abusalomu abwira umwami ati ndakwinginze, nyemerera njye guhigura umuhigo nahigiye Uwiteka i Heburoni. Kuko umugaragu wawe nahize umuhigo ubwo nari ntuye i Geshuri muri Siriya, naravuze n'Uwiteka naramuka nsubije i Yeruzalemu, ni koko nzakorera Uwiteka. Umwami aramusubiza ati genda amahoro. Nuko arahaguruka ajya i Heburoni. Bukeye Abusalomu yohereza abatasi mu miryango ya Isiraheli yose kwamamaza ubutumwa, ngo nimwumva ijwi ry'ikondera muzahereko muvuge muti Abusalomu yimye i Heburoni. Kandi muri iryo genda rya Abusalomu yajyanye n'abagabo 200 bavanye i Yerusalemu bahamagawe kugenda, bagenda batagira uburiganya ntacyo bazi. Maze Abusalomu atumira Ahitofeli w'Igiro umujyanama wa Dawidi, ava mu mudugudu w'iwabo i Giro mu gihe Abusalomu yatambaga igitambo. Nuko ubugome buragwira, kuko abantu biyongeraga kubana na Abusalomu uko bukeye. Bukeye haza intumwa kuri Dawidi iravuga ati imitima y'Abisiraheli ikurikiye Abusalomu. Nuko Dawidi abwira abagaragu be bose bari kumwe nawe i Yeruzalemu ati nimuhaguruke duhunge. Nitudahunga nta n'umwe muri twe uri burokoke Abusalomu. Mubanguke kugenda atadufata vuba akatugirira nabi, bigatuma arimbuza umurwa inkota. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati abagaragu bawe twiteguye gukora icyo umwami databuja ashaka cyose. Nuko umwami asohokana nabo mu rugo rwe bose bamukurikiye, ariko umwami asigaye abagore 10 b'inshoreke ze bo kurinda urugo. Umwami arasohoka, abantu bose baramukurikira, bagera i Betimeruhaki batindayo. Nuko abagaragu be bose baramushagara, kandi Abakereti bose n'Abapereti bose n'Abagati bose uko ari 600 abari bavuye i Gati bamukurikiye banyura imbere y'umwami. Maze umwami abaza Itayi w'Umugiti ati we n'iki gituma ijyana natwe? Subirayo ugumane n'umwami kuko uri umunyamahanga waje uciwe, subira iwawe. Mbese ko waje ejo, none nabasha ne kukubwira ngo uzerane natwe hirya no hino ubwo ngiye kujya aho mbonye hose? Subirayo usubiraneyo na bene so. Imbabazi n'ukuri bibane nawe. Itayi asubiza umwami ati ndahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bw'umwami databuja, aho umwami databuja azaba, ni kuba gupfa cyangwa kuba muzima, aho niho umugaragu wawe nzaba. Dawidi abwira Itayi ati genda wambuke. Nuko Itayi w'Umugiti yambukana n'abantu be bose n'abana bari kumwe nawe. Igihugu cyose gicura umuborogo n'ijwi rirenga. Abantu bose barambuka, kandi n'umwami yambuka akagezi kitwa Kidironi. Nuko abantu bose barambuka berekeye inzira ijya mu butayu. Kandi Sadoki nawe azana n'Abalewi bose bahetse isanduku y'isezerano ry'Imana. Batereka hasi iyo sanduku y'Imana, maze Abitali arazamuka kugeza aho abantu barangirije kuva mu murwa. Umwami abwira Sadoki ati subiza isanduku mu murwa. Nindamuka mbonye imbabazi ku Uwiteka azangarurayo, kandi azanyiyereka n'ubuturo bwe. Ariko nambwira atya ati sinkwishimira, dore ndi hano ntangenza uko ashaka. Umwami abwira Sadoki umutambyi ati aho nuri bamenya, subira mu murwa amahoro n'abahungu bawe bombi, Ahimasi umwana wawe na Yonatani umwana wa Abiyatari. Dore nzategerereza ku byambu byo ku ishyamba kugeza aho muzanumiriraho inkuru z'imamo. Sadoki na Abiyatari niko guheka isanduku y'Imana basubira i Yeruzalemu,
bagumayo. Dawidi aterera aho bazamuka ku musozi wa Elayi agenda arira ikijyaruguru, yari atwikiriye umutwe adahwese, kandi n'abari kumwe nawe bose batwikiriye imitwe bazamuka barira ikijyaruguru. Maze umuntu abwira Dawidi ko Ahitofeli umwe mu bajyanama z'ubugome ufatanyije na Abusalomu. Dawidi arasenga ati Uwiteka ndakwinginze, hindura inama za Ahitofeli ubusa. Dawidi ageze mu mpinga y'umusozi aho bajyaga basengera Imana, Hushayi w'Umwaruki aza guhura nawe ashishimuye umwambaro we, igitaka kiri ku mutwe. Dawidi aramubwira ati nitujyana uzandushya, ariko nusubira mu murwa ukabwira Abusalomu ati nzaba umugaragu wawe nyagasani, nk'uko nari umugaragu wa so mu gihe gishize, nanone niko nzaba umugaragu wawe. Nuko uzajya undogoyera inama za Ahitofeli. Mbese n'uzaba uri kumwe na Sadoki na Abiyatari b'abatambyi, nuko nugira ijambo ryose wumva ibwami, uzajya uribwira Sadoki na Abiyatari b'abatambyi. Kandi bafiteyo abahungu babo bombi, Ahimasi mwene Sadoki na Yonatani mwene Abiyatari. Abo ni bo muzajya muntumaho mumbwira ibyo muzumva byose. Nuko Hushayi inshuti ya Dawidi ajya mu murwa, maze Abusalomu ajya i Yerusalemu. Samweli wa kabiri igice cya 16. Dawidi amaze kurenga mu gahinga ho gato, ahura na Siba umugaragu wa Mefibosheti azanye indogobe ebyiri ziriho amatandiko, kandi zikoreye amarobe y'imitsima 200 n'amaseri y'inzabibu zumye 100 n'ayandi 100 y'imbuto zo mu cyi n'imvumba ya vino. Umwami abaza Siba ati ibi ni iby'iki? Siba aramusubiza ati indogobe nizo guhekaho mu rugo rw'umwami, imitsima nayo n'imbuto zo mu cyi ni amafunguro y'abahungu, kandi vino niyo abazajya bagwira isari mu butayu bakayinywa. Umwami aramubaza ati mbese mwene shobuja ari he? Siba ati dore abi i Yerusalemu, kuko yavuze ati ubu inzu ya Isiraheli izansubiza ku ngoma ya data. Umwami abwira Siba ati ubu nkugabiye ibya Mefibosheti byose. Siba aravuga ati ngukuriye ubwatsi mwami nyagasani, ndagahora ngutonaho. Umwami ageze i Bahurimu, abona haturutseyo umugabo w'umuryango wa Sawuli witwaga Shimeyi mwene Gera, arasohoka azamutuka. Atera Dawidi amabuye n'abagaragu b'umwami Dawidi bose, kandi abantu bose n'abanyambaraga bose bari bamukikije iburyo n'ibumoso. Shimeyi aramubwira ati genda genda wa mwicanyi we, wa kigoryi we. Uwiteka yakugaruyeho amaraso y'inzu ya Sawuli yose wizunguriyeho ugatwara. None Uwiteka yagabiye Abusalomu umuhungu wawe ubwami bwawe, kandi dore nawe uzize igomwa ryawe kuko uri umwicanyi. Abishayi mwene Seruya yabaza umwami ati ariko niki gituma tureka iyo mbwa y'intumbi igatuka umwami databuja? Ndakwinginze reka amanuke muce igihanga. Umwami aravuga ati muriye he namwe bene Seruya? Aranuka kuko Uwiteka ari wamubwiye ati tuka Dawidi. None ndinde wabasha kumubaza ati ariko ibyo bitewe n'iki? Maze Dawidi abwira Abishayi n'abagaragu be bose ati murareba ko umuhungu wanjye nibyari yagenze ubugingo bwanjye. Mbese uwo mu Benyamini ntiyarushaho? Nuko nimumureke yidukire kuko Uwiteka yabimutegetse. Ahari Uwiteka azareba inabi ngirirwa, kandi Uwiteka azanyitura ibyiza kubw'iyo mivumo yamvumye uyu munsi. Nuko Dawidi n'abantu be bakomeza inzira. Shimeyi nawe aca mu ibanga ry'umusozi amwitegeye, agenda amutuka umugenda, amutera amabuye n'umukungugu. Hanyuma umwami n'abantu bari kumwe nawe bose bajya muri Ayefimu, aruhukirayo. Ariko Abusalomu n'abantu b'Abisiraheli bose bagiye i Yerusalemu, na Ahitofeli ari kumwe nawe. Maze Hushayi w'Umwaruki inshuti ya Dawidi aza kwa Abusalomu abwira Abusalomu ati umwami aragahoraho, umwami aragahoraho. Abusalomu abaza Hushayi ati mbese izo nizo mbabazi ugiriye inshuti yawe? Icyakubujije kujyana n'inshuti yawe ni iki? Hushayi abwira Abusalomu ati reka da, ahubwo utoranyijwe n'Uwiteka n'abantu n'Abisiraheli bose, nzaba uwe kandi nzagumana nawe. Ikindi kandi ninde nkwiriye gukorera? Sinkwiriye gukorera umwana we, nk'uko nakoreraga so niko nzagukorera. Maze Abusalomu abwira Ahitofeli ati tugira inama twagenze. Ahitofeli abwira Abusalomu ati taha ku nshoreke za so yasize mu rugo, maze Abisiraheli bose bazamenya ko wazinutswe so cyane. Nuko abazaba bari kumwe nawe bose bazahama bakomere. Nuko babambira Abusalomu ihema hejuru y'inzu.
Abusalomu aherako ataha ku nshoreke za se, Abisiraheli bose babireba. Kandi inama ya Ahitofeli yagishwaga muri iyo minsi bazemeraga nk'izo bagiriwe n'Imana. Uko niko intama za Ahitofeli zameraga yagiriye Dawidi kandi na Abusalomu.